Ese ujya ubona ko abana basigaye bafite umubyibuho ukabije kurenza abakuze? Ntibitangaje kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abana bari hagati y'imyaka 8 na 18 bamara amasaha 7 n'iminota 22 bicaye imbere ya screen za telefone cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Baba bakina video game, bareba televiziyo, bakoresha imbuga nkoranyambaga ku buryo usanga umwanya wabo wose yaba abana ndetse n'urubyiruko bawumara imbere y'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Ibikoresho by'ikoranabuhanga bifite aho bihuriye n'umubyibuho ukabije abana bafite muri iki gihe? Reka tubisuzume twe turi the fixers. Ibi bikoresho rero aho bihurira no kubyibuha ku bana, burya bivugwa ko abana ari bakavukire ku bikoresho by'ikoranabuhanga, mu gihe abakuze bo baba bameze nk'abimukira. Ibi bituma abakiri bato ari bo bakoresha ibikoresho cyane kandi bakabimaraho umwanya munini kurenza abakuru. Nanone screening cyangwa kumara igihe ku bikoresho by'ikoranabuhanga bifite aho bihurira no kurya za snacks. Snacks ni bya biryo usanga byarakorewe mu nganda, processed food. Nanone kumara igihe kuri screen cyane bitera umunaniro, bikabata kandi bigatuma umuntu abura umwanya wo gukora siporo. Ibi bituma abenshi mu bana bakunda telefone cyangwa televiziyo kimwe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga usanga ibyo gukina n'abandi batabikunda. Nkuko n'abantu bakuru umubyibuho ukabije ushobora kubatera ibibazo birimo kurwara indwara zikomeye harimo za diabete, umutima, asima, kubabara ingingo, kunanirwa guhumeka na stroke, n'abana nabo bashobora kurwara ibindi birwara. Gusa bo hiyongeraho utundi tubazo ugasanga umwana ubyibushye bikabije ashobora no kujya abona amanota make mu ishuri kubera ko kubyibuha bitera ubunebwe no kumva atigirira icyizere. Nanone ashobora kugira ibibazo byo kwigunga cyangwa se akiyanga, akanguka ari kubera ko abandi bamuseka bitewe n'ibyo ahora abona ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku mateleviziyo. Kumara igihe kinini mu bikoresho by'ikoranabuhanga nanone bishobora gutuma umwana arwara depression akiri muto cyane ko abakiri bato bakunze kurwara depression ari ababyibushye cyane kuruta abananutse. Dore ibintu 5 wakoresha ugafasha umwana wawe. Icyambere, mugabanyiriza igihe amara imbere ya televiziyo cyangwa se telefone n'izindi screen zose. Ubundi umwana ntaba agomba kurenza amasaha 2 imbere ya screen iyo ari yo yose. Niba ubona umwana wakunda telefone cyane kandi ukabona ntashaka kuyiva imbere, nukumve ko ari uburyo bwiza bwo kumurera cyangwa wumve ko kuba abandi bana babareka n'uwawe wamureka akabikora ntacyo bitwaye. Gake uzabona umwana arimo amanura ku manota ye gake Yubuswa, wibaze impamvu. Byaba byiza rero umurinze televiziyo ntayirenzeho amasaha 2 ku munsi. Icya kabiri, mutera inkunga yo gukora imirimo y'amaboko. Gutera umwana inkunga yo gukora siporo, gukina n'abandi, kunyonga igare, gutera umupira cyangwa kugenda n'amaguru. Ibi bituma umwana akomera yaba mu mubiri ndetse no mu mutwe. Icya gatatu, kora ku buryo abana bawe barya ibiryo bikungahaye, healthy eating habits. Hano harimo gukundisha abana imbuto, imboga, ukabarinda amasukari n'amavuta. Abana ibyo batoje gukunda nibyo bakunda. Nubwo uzasanga baha ibyo badashaka bakaba babyanga, ariko bitangira ubavangira mu bindi amaherezo bakabikunda. Ntukabahata amafiriti ngo nuko bayakunda, imiceri ngo nuko bayikunda. Uzasanga bene abo bana biga bagafata bitabagoye bitewe nuko bariye indyo yuzuye. Icya kane, ntukabemerere gusura abantu cyangwa izindi ngo zitabona kimwe ibintu nkuko nawe ubibona, kubera ko akenshi uzasanga imiryango cyangwa bene banyu bumva ko umwana icyo aririye cyose bamuha. Jya ubabwira udaciye ku ruhande ibyo batagomba guha umwana, kabone n'ubwo yabiririra. Icya gatanu, uzasaba ubufasha. Si ngombwa ko uzarindira ko umwana agomba gutsindwa mu ishuri cyangwa se akarwara ibyo birwara biturutse ku munaniro ukabije cyangwa se za depression. Ibyiza, shaka ubufasha ku bandi cyangwa abaganga babishinzwe bagufashe kwita ku mwana wawe. Nibikemuka uzibuke ko twe turi the fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse
byose dusure kuri wa3.ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.